amazina yiswe n'ababyeyi ni Gateka Esther, yamamaye nka DJ Brian mu myidagaduro yo mu Rwanda. Brian yavukiye muri Kenya mu mwaka w'1996. Bavuye muri Kenya nibwo we na mama we baje mu Rwanda batura ku Kimihurura. Icyo gihe nyina yari atwite murumuna wa Brian, ari nawe bavukana ku babyeyi bombi, gusa ndetse se bari baratandukanye. Muri uko kubana na mama we, Brian yaje gukora impanuka arashya, bisaba ko mama we amwitaho igihe kirekire, byaje gutuma yirukanwa ku kazi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, akaba ariho yakoraga. Mama wa Brian yahise ajya gukora mu by'amategeko kuko yari yarayize. Brian yaje kujya kuba kwa mukase kuko papa we yari yarashatse undi mugore, ariko afatwa nabi cyane, byatumye urukundo yakundaga abagore rugabanuka cyane. Brian yahise ajya kuba ku Kimisagara, mu rugo nta kintu cyari kibuze, ariko se akabyuka ajya mu kazi agataha nimugoroba, byatumaga atamenya ibibera mu rugo. DJ Brian yicishwaga inzara, agakubitwa ku buryo mukase atemeraga ko yanajya ku myembe cyangwa amapera yabaga mu rugo rwabo. Byaje gutuma Brian azajya anyuraho imodoka zajyaga zipakurira imbuto, agahitamo gutoragura izatakaye, akaba ari zo ajyana ku ishuri kugira ngo aticwa n'inzara. Mbere yuko dukomeza, reka mubwiye ko nukanda subscribe ugakanda like, nta cyegeranyo kinyurano kizongera kugucika. Kandi nimba ukunda DJ Brian uze gusiga udutima muri comment. Reka dukomeze. Yaje kwisanga amanota yaragabanutse ku ishuri kubera ubuzima mukase yamunyuzagamo. Rimwe na rimwe bwanatumaga yirwana n'abana bo ku muhanda bashaka ibyo bajya, kandi wabo nta cyari kibuze. Iyo mama we yabaga ari buze kumusura, baramukarabyaga ndetse akanagaburirwa ibiryo byiza. Icyo gihe mukase yari yaramubwiye ko nagira abwira ubuzima abamo kazaba yikozeho. Aganira na Isimbi yavuze ko kera kabaye yumvise arembejwe n'inkoni, aribwo yagiye abibwira umumama bari batoranye, ari nayo waje kumuhitike, arataha ajya kureba nyina. Yaje gusanga mama we ku rusengero, undi amukubise amaso arumigwa, ahita amujyana kwa muganga yitabwaho, ari nabwo yongeye kugira ubuzima. Amashuri abanza yize mu Busereziyani, ageze mu yisumbuye ishuri ritangira kumunanira, aribwo yaje kujyanwa i Burundi, abari hayasoreza kuri Lycée du Bubanza. DJ Brian yaje guhura n'umusore bahise babyarana ari i Burundi, bahava bajya muri Kenya, bakomereza muri Afurika y'Epfo. Nyuma baje kugaruka muri Kenya, ariko Brian ahitamo kwigarukira mu Rwanda kuko uwo musore yari yaramuteye inda by'agahararo kuko yakoraga muri banki. Ageze mu Rwanda yagiye kwiga muri kaminuza ya Mount Kenya, ahiga umwaka umwe arabisubika, yinjira mu DJ muri 2019 bifashijwemo na DJ Theo. Muri 2020 nibwo izina rye ryatangiye kumvikana, hari muri COVID-19, aho yatangiye kuvanga imiziki ku maradiyo atandukanye nka Royal FM, Flash TV na Magic FM. COVID-19 irangiye yatangiye kuvanga imiziki mu bitaramo n'ahandi nko mu tubyiniro. Niwe kandi washinze umuryango ufasha abana badafite ubushobozi yise Brian Foundation, ubafasha kubona ibyo kurya, kubajyana mu ishuri no kubaha icyizere cy'ubuzima. Kugeza uyu munsi, DJ Brian ni umwe mu bagore bamaze kubaka izina mu kuvanga imiziki, aho yagiye avanga imiziki mu bitaramo bitandukanye. Ibyo akaba ari byo wamenye kuri DJ Brian umaze kubaka izina mu myidagaduro yo mu Rwanda. Tukaba tuganye ku musozi w'iki cyegeranyo. Kugira ngo n'ibindi byegeranyo binyurano bitazongera kugucika, icyo bigusaba ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera, tugishyiraho video ukajya ubibona mu ba mbere. Kandi nibagirwe gukanda like, kandi nimba ukunda DJ Brian ntugende udasize udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane. Naho butaha.